mpora ndi mu makorosi imisozi nshakisha inoti Keza byari byaragucanze ubyibutse muri iki kunaguba bambonye rasta nkanjye ugize ahubwo nabyo arakeye nakomeze nka wa wundi wawe ahubwo wo mubonye wanyara no mu mafara Yesu we kanje cyamamara cyakariye wa wundi se wa waramwiyongoje nanjye ndagaga naguba bambonye no kuntu nzi watinyaga wagiraga amasoni ibintu byose byaragucanze ugize ngo imana ijisho none nkwa tashana batajya babo shaye ibintu babigoye man akoze uriya mene nukuntu twagiye kureba umwana ukankwepa ukirukanka utuje ngemba nifunze meze neza waye nsanzwe nk'umuntu byawe dukunda kujyana ukanana ese gute ni babandi bawe se wagira ngo birirwa batunda amafumbire Yesu ibintu byakunaniye wanjye ajya mu gihe nabonye icyuma umva ahubwo wewe n'umugore ntabwo nzongera kugenda ugize ngo nimba ibyo uvuga ari we tugiye gutereka ako si ngubu tubyize okay dore uriya mutipe niwe cyamamara cya karitsiye ndamuzi niwe utereka abakobwa benshi muri karitsiye uriya nanjye apo nyine tujye kureba nawe twebwe tugiye kugenda tumurebe yumvire gang inzira ni sanze imvugo ni slang igana ari hey uno mutipe utaruzi no gutereta no Ige nanga ko muza mukanje itonde manze mfate kose akosema yaguba wambona no akosema nuko cyane mfate kose iyo misuzu uri mu dusubira iyo niyo nama itonde manze ngira inama nzima babarira amahoro amahoro manze mfate kose bibaye bwo reka tuzamira tried it bugize twam wangira gusura ibi bibaro byose bita bigucikira basi mwihangane hesike kiravuga